Reka amakuru tuyahere mu karere ka Nyamagabe. Ni inkuru y'umunyeshuri wari uri gukora ikizamini cya leta, akaba kuri ubu ngubu ari kugikorera kuri polisi, ngo ni nyuma yo kuza mu kizamini yitwaje icyuma yagikenyeyeho yagishyize mu mukandara. Hanyuma turetse tugaruka no ku makuru tubonye. Izi ni impapuro mfite byanditseho, dore ngizi ni paje zose ndazisoma mwumve. Hari amakuru mbonye ya nyayo avuga ku byabereye hariya kuri Chateau Le Marara. Hari amakuru yagiye hanze nkomeje kugenda mbona no mu itangazamakuru agiye atandukanye avuga uko byaje kuba bigenda, agaragaza ukuri kw'ibihari, dore ko kuri ubu ngubu mu Rwanda buri gitangazamakuru ugiye ku mbuga nkoranyambaga ufunguye social media zose zigiye zitandukanye nta kindi uri kubonaho usibye inkuru ziri imbere cyane ziri kugaruka kuri Chateau Le Marara, kandi ni inkuru zitari kuvuga neza iyi hoteli izwi cyane kandi inakuzwe n'abatari bakeya. Iyi ngiyi ni hoteli iri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, ikaba iri kuvugwaho ibintu bibi gusa, iri kuvugwaho amabi. Ibyo rero ngo bikaba byarahereye ku bukwe bwa Haji Shadadi Musemakweli wari usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Gorilla FC na Uwera Bonete. Abangaba bakaba barahakoreye ubukwe, rero ngo niho byaturutse. Muraza kumva harimo abasitari bagiye batandukanye, muraza kumva ibyo bagiye batangaza, yewe no kuri dokima nkuye ahantu kandi hakomeye. Muraza kumva ko RDB yinjiye muri kino kibazo, PSF yavuze, ubuyobozi bw'iyi hoteli nabwo bwagize gute, nabwo bwagize icyo bivuga. Abantu ku mbuga nkoranyambaga abo bakomeje kugenda bumirwa. Ese niki kibyishe inyuma? Ni On Time TV, your channel, your choice. Ndiri kubona ni Sebastian Labas kaba On Time TV nkuko bisanzwe. Ngusaba niba ari ubwa mbere uje hano ukore subscribe, kandi kwa no magambo yanditsemo subscribe yembereze na On Time TV. Haritaza akamiso k'inzogera nakuga kandeho, none aho uzajya wibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Ndajya nkohereza ubutumwa bugufi notification, bityo umenye ibiri kugenda bivugwa. Ariko mbere yuko tujya muri iyi nkuru neza, iyi nkuru hari amakuru nabonye mu kanya umuntu amaze gupostinga rwose, aravuze ngo katubirebe kuri no Chateau de Marara. Aravuze ngo ubuyobozi bwa Chateau Le Marara bumaze gutangaza ko Uwera Bonete na Shadadi Musemakweli ngo bakorewe ubukwe hariya ku itariki ya 3 kugera ku ya 5 Nyakanga, bakwepa kwishyura amafaranga asaga miliyoni 5,291 n'amafaranga 950 y'u Rwanda, ngo bohererejwe ibaruwa bishyuza ku itariki ya 10 z'ukwa 7 2025, bahitamo inzira yo guhangana bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Ese koko ukuri kuri hehe? Ibi nibyo tugiye kugarukaho none ahangaha, ariko reka duhere hariya i Nyamagabe. Amakuru ahari, amakuru yizewe angeraho muri kano kanya, aravuga ko umunyeshuri w'imyaka 17 wiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Gasakani mu karere ka Nyamagabe yafatanwe icyuma ku ishuri ahari kubera ibizamini bya leta, avuga ko ikizamini nikirangira ahita agitera umuntu. Ni inkuru yamenyekanye mu gitondo cy'ejo hashize ku itariki ya 15 kwezi kwa 7 umwaka 2025, aho amakuru ngewe mfite kuri On Time TV akomeza avuga ko byamenyekanye, none inzego z'umutekano zari ziri aho ngaho ngo zigerageza kukimwambura, ariko we ngagashaka kuzirwanya, ariko aza kugera aho ngaho aratuza. Muranyumvira namwe, muragenda mu bitekerezo byanyu munyandikira muri comment, ari nako mukanda subscribe, ukande na like, hanyuma tugende twungurana ibitekerezo. We wabigenza uti ibintu shuga mbere mu byumvishera bikubaye uri nk'umwarimu wagiye gusupervisa, wabigenza ute? Reka dukomeze no nkuru mu mberero icyabimuteye, ariko uko biri kose ntago turi buze kuramo ijambo ikiyobyabwenge, kuko ntago numva ko umuntu muzima yajyana icyuma ku ishuri, ntago numva ko umuntu muzima yashaka kurwanya inzego z'umutekano none akiri umwana w'imyaka 17 kweli. Ntago aribyo. Reka dukomeze mwumve. Noneho ngo abazi uyu mwana baje kuba bajya mu itangazamakuru baratangaza, dore ko bavuze ko ngasanzwe akoresha ibiyobyabwenge, ibyo baheraho bakeka ko ngari nayo mpamvu yaba yamuteye kugira ino myitwarire mibi. Ababizi bakomeza bavuga ko rwose ngo yakoreshaga ibiyobyabwenge. Noneho umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo ni SP Emmanuel Habiyaremye, we abwira itangazamakuru ko uyu mwana yafatanwe icyuma yari yambariho kiri ku mukandara, akaba anakekwaho kuba akoresha ibiyobyabwenge. Akomeza avuga ko
ngo ikibazo cy'uyu munyeshuri kirimo gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane neza igitera iyi myitwarire uyu munyeshuri. Noneho uyu munyeshuri rero nta kundi byaje kuba bigenda, ikizamini cy'uno munsi yagikoreye kuri sitasiyo ya polisi, ni agashami gaherereye hariya i Kigeme, niho yakoreye ikizamini, ndetse ngo byari byananzuye ko ariho kuri no tariki ya 16 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka ariho aza gukorera ikizamini kugira ngo hirindwe ko hari undi muntu cyangwa se hari umuntu uyu munyeshuri yagirira nabi. No, uyu munyeshuri rero reka tuyicumbikira ahangaha, hanyuma twigendere ku nkuru y'ubukwe bwabereye muri Chateau Le Marara. Yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga nyine nk'uko namwe mwakomeje kugenda mubibona. Benshi murambwira muti ariko se kutatubwira ibi bintu na makuru bifiteho? Nahise ngenda, izi ni page zigera muri zingaho, ngo ntago ari nyinshi ariko sina nkeya, turazigarukaho. Icyo ngusaba ni ugukurikira inkuru hanyuma ukiyumvira uko byaje kuba bigenda, tumenye koko bari kubaharabika cyangwa se ni ukuri. Noneho namwe muraza kumbwira uko mubyumva muri comments. Siko bimeze, ngwaye ikaze, urakaza neza Crown Time TV, your channel, your choice. Chateau Le Marara rero ni inzerere hariya mu karere ka Karongi rwose. Kuri ubu mu Rwanda rero buri rubuga nkoranyambaga urufunguye byakugora kudasangaho inkuru zivuga kuri Chateau Le Marara kandi zitayivuga neza, ahubwo zivuga amabibi yayo. Ibyo rero ngo bikaba byarahereye ku bukwe bwa Haji Shadati Musemakweli, uyu asanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motor Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa w'ikipe ya Gorilla FC na Uwera Bonete, aba baherutse kuhakorera ubukwe. Paje ya mbere hasi, twagiye ku ya kabiri. Ni ibirori rero bya Uwera Bonete, ukunze kwita Bonete Queen ku mbuga nkoranyambaga, na Haji Shadati Musemakweli. Ni ibirori byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye kandi bikomeye hano mu Rwanda. Mu bazwi bitabiriye harimo Isimbi Modo n'umugabo we Shaul Hatsiri, harimo Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi n'abavandimwe be bahuriye mu cyo bise Mackenzie, hakaba Nyirasenge Janine Noah, Miss Muheto Divine n'abandi batandukanye barimo n'abanyamahanga bari baturutse hanze y'u Rwanda. Gusa rero nk'uko byatangajwe n'abitabiriye bino birori, ibyari byishimo byahindutse agahinda, nubwo amafoto yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga mbere yagaragazaga umunezero. Abari babirimo benshi ngo bagaragaje ko bari babihiwe ariko bagashinjagira bashira. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X na Miss Rwanda 2022, Nishimwe Naomi ni nyuma y'iminsi mike ubukwe bubaye yabanje kunenga ahantu yagaragazaga ko yagiye ariko akaza kuhasanga serivisi mbi, gusa niyatunga agatoki ahabereye ubwo bukwe. Byarakomeje rero, icyo gihe yanditse ati, dutewe agahinda n'ukuntu hari ibigo bimwe na bimwe bitanga serivisi mbi, aho kwemera amakosa no gusaba imbabazi bagahitamo guhindura inkuru kugira ngo barengere isura yabo. N'ubutumwa bamwe batahise bamenya ko yavugaga Chateau Le Marara iherereye i Karongi, we na bagenzi be bari baherutse gutahamo ubukwe bukarangira nabi. Ubu butumwa bwaje gukurikirwa n'ubwa murumuna wa Uwera Bonete witwa Josine Queen, wasobanuye uko bakiriwe nabi muri iyi nyubako. Benshi barebera inyuma bakifuza kwikanagiramo, wagaragaje ko bakiriwe nabi ndetse bakanasuzugurwa mu buryo bukabije, mu gihe ubukwe bari bitabiriye bwari bwashoyemo arenga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu byo yagaragaje byabayeho harimo kuba baragombaga kugabanyirizwa kuri buri cyumba bakodesheje amadolari 220, ngo no kuvuga ni 318,118 y'amafaranga y'u Rwanda mu ijoro rimwe nibibe, ahubwo bakaza gusanga icyumba kimwe muri hoteli gikodeshwa amadolari 200. Bari kubyumva. Ikindi yavuze ni ukuntu mu birori byabanje bya White Party bahawe serivisi mbi, bakagaburirwa mu buryo budakwiriye, kandi benshi mu bari bitabiriye bari bagenze amasaha menshi batarya. Aho yagize ati, ubwo umuriro wahise ugenda, ikibazo twagize twasanze nta moteri yasimbura amashanyarazi yari yagiye yavuze ahandi, nta kumenyesha uko byagenze, nta kutwihanganisha cyangwa se gusaba imbabazi, nta muyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa byaho wigeze atwegera.
yakomeje avuga ko ku munsi wakurikiyeho bagiye gufata ifunguro rya mu gitondo bagatungurwa no kwishyuzwa amadolari 35 kuri buri muntu. Josine ati hejuru y'ibyo nta ji ahubwo imbuto zimwe, by'umwihariko izanjye zari zirimo udusimba. Inkuru irakomeje paji ya 2. Iya 3 ati ndetse amata yahawe Masenge n'umuvandimwe wanjye yarahumanye ku buryo yabateye kuruka, ubwo tubaza amazi twasabwe kwishyura amafaranga y'umurenge. Inkuru yacu irakomeje, akomeza avuga ko amazi nayo ibyayo bitari bisobanutse kuko ngo abantu bamwe bishyuzwaga ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda, abandi bakishyuzwa ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Yavuze ko mu minsi 3 bamaze muri iyi hoteli nta suku ibyumba byabo byakozwemo, ndetse kabari ni pasi 2 zonyine ngo zose zagombaga gukoreshwa n'abantu barenga 200 bari bitabiye ibirori. Akavuga ko mu byumba harimo udukoko twari guhumanya abitabiriye ibirori. Ngo abantu bamwe basabwe kwishyura ngo batererwe ipasi, bamwe bakwa ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda, abandi 2 cyangwa se 1,000 ngo bitewe n'uwo babajije. Agaragaza ko guhera saa 9 z'umugoroba bishakiraga abarindira umutekano kuko abo muri iyo hoteli babaga batashye. Abantu bamwe basabwe kwishyura ngo batererwe ipasi, bamwe bakwa 3,000 bitwe tumaze kubivuga. Akomeza avuga ko kandi ku munsi w'ubukwe umuriro wongeye ukagenda, ndetse ibiryo bagaburiwe bikaba byari bitandukanye n'ibyo bagombaga guhabwa, ngo ikindi abashyitsi akaba ari bo biyarurira. Avuga ko ku munsi wo gusaba bishakiye moteri kubera ko nta mashanyarazi yari ahari ndetse n'ababafasha muri serivisi. Ati ku munsi w'ubukwe twishakiye abantu badufasha baturutse mu mujyi wa Kigali, dushaka no kurikirana ibikorwa byose bijyanye n'ubukwe turabyishyurira. Uyu mukobwa avuga ko barambiwe ku munsi wakurikiyeho ku wa 5 Nyakanga bakajya muri hoteli yegeranye n'iyi, akaba ariho basoreza ibirori byabo. Noneho mu ibaruwa yageze ku itangazamakuru bavuga ko Musemakweli na Uwera bandikiye hoteli ngo ntabwo bajya kure y'ibyo umukobwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Iyi baruwa ifite umutwe ugira uti formal complaint and demand for compensation related to negligence during wedding celebration 4th to 6th July 2025. Ugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga mu Kinyarwanda ko ba nyir'ubukwe bashakaga kugaragariza iyi hoteli ibitarabanyuze, ndetse bakaba banasaba impozamarira. Musemakweli n'umugore we bashinja iyi hoteli kubura bya hato na hato k'umuriro, ndetse hakaba nta n'inyunganizi yawo yari hari, kudakurikirana ibibazo byababayeho muri icyo gihe, gutanga serivisi mbi, guhindagura ibiciro babahereyeho ibintu, ibibazo by'isuku nke, kwica amasezerano no gutanga serivisi dahwanye n'urwego iyi hoteli bivugwa ko iriho. Ku bw'ibyo mu ibaruwa yabo basaba kwishyurwa amafaranga yose y'ijoro rimwe ku bashyitsi nk'impozamarira ku burangare bukabije n'imikorere itanoze. Basaba kandi kwishyurwa 40% y'amafaranga yishyuwe ku biribwa kubera ko serivisi zitageze ku rwego bari baremeranyijwe. Bavuga ko izina ryabo ryangiritse kubera abashyitsi bari batumiye barimo abavuga rikijyana mu Rwanda no hanze barenga 40 bafite ababakurikira basaga 6,000,000 ku mbuga nkoranyambaga. Muri baruwa bakomeza bagira bati aba bose babonye ibibazo byabaye kandi biteguye kubihamya ku karubanda cyangwa se mu rukiko niba ngombwa. Niba ikibazo kidakemutse neza bashobora kwangiza izina rya hoteli mu buryo budasubirwaho. Bavuga ko ubukwe bwabo bwari bumaze umwaka urenga butegurwa, ariko aho kwishimira uwo munsi bakaba barasigaye bafite ihungabana, agahinda n'isoni imbere y'imiryango n'inshuti. Bati nta kiguzi cyabikiza, ariko impozamarira ni igice gito cy'icyo bategereje. Basaba ko ubuyobozi bwa Chateau Remara Hotel bwatanga ibaruwa isaba imbabazi, ivuga mu buryo bushimangiye kandi burambuye ibibazo byose byabayeho mu itegurwa n'isohora ry'iyo gahunda. Iyi baruwa bavuga ko igomba kuba igaragaza ukwemera amakosa mu itegurwa, imicungire n'ishyirwa mu bikorwa rya serivisi. Bakomeza bavuga ko imbabazi zitagomba kuba rusange cyangwa se zuzuye ubwiru, ahubwo ko zigomba kuvuga ibyabaye mu buryo burambuye, cyane cyane ikibazo cyo kubura amashanyarazi, ibibazo by'ibiribwa
umwanda no kutitaba kw'abakozi mu gihe cy'ingenzi. Ibirori byabereye muri Chateau Marara bigasiga ababyitabiriye bayinenga, byatumye ibiciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga. Reka tumve icyo ubuyobozi bwasubije, turahita dukomeza mbabwira icyo RDB yasubije ndetse na PSF. Bahaye ikaze kandi mukomeze mukande like, mukoresha nibagirwe no gukora subscribe. Noneho rero ubuyobozi buvuga ko nubwo bimeze bityo ariko ba nyiri hoteli bo bavuga ko hari amafaranga Musemakweli n'umuryango we barimo bagiye batishyuye. Mu ibaruwa bandikiye umuryango bawusubiza ku yo wari wanditse usaba indishyi y'akababaro, twabonye igaragaza ko Chateau Marara yishyuza arenga miliyoni 5, yiyongera ko yarenga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda abakoze ubukwe bari bishyuye nk'uko natangiye mbivuga. Muri iyi baruwa yanditswe ku itariki ya 14 Nyakanga 2025 bavuga ko ari isubiza iyo bandikiwe ku itariki ya 10 Nyakanga, bakavuga ko igaruka ku busabe bwo kwishyuza serivisi zatanzwe mu bukwe bwa Musemakweli na Uwera mu bukwe bwabo ku itariki ya 3 n'iya 4 Nyakanga. Muri iyi baruwa ntabwo hoteli yemera ko amashanyarazi yabaye ikibazo. Muri iyi baruwa ikagira iti nubwo twemera ko habayeho ibura ry'amashanyarazi by'agateganyo mu karere ku mugoroba ku itariki ya 3 Nyakanga, itsinda ryacu ryahise ribyitwaramo neza maze umuriro usubiraho mu gihe gito gishoboka. Serivisi zahise zusubukurwa kandi inyandiko zacu zigaragaza ko ibiribwa n'ibinyobwa byakomeje gutangwa ku bashyitsi banyu uko bukeye n'uko bwije. Ati rikomeza rivuga ko muvuga ko mwigeze kugirana ikiganiro kuri telefone na Dr. Christian Marara, nyamara turifuza gusobanura ko nta masezerano yanditse cyangwa se yemewe ku mugaragaro yabayeho yerekeye gusonera ibiciro by'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa. Mwavuze kandi ko mwavuganye na Madamu Solange Bayingana, ariko we yabihakanye yivuye inyuma avuga ko nta guhura cyangwa se itumanaho ryigeze riba hagati yanyu muri icyo gihe. Byongeye kandi ibyemezo nk'ibyo bisaba inzira y'ubuyobozi bwihariye, bityo ntibiri mu nshingano cyangwa se uburenganzira bw'umukozi ku giti cye. Ati ikindi iyo hoteli ishinja abateguye ubukwe nuko mu bashyitsi 200 bari bavuze ko baritabira ubukwe hiyongereho abandi 122. Iti hari n'ubuhamya bw'abantu bagaragaza ko gutegura amafunguro byahinduwe kugira ngo bijyane n'uwo mubare. Nubwo guhindagurika k'umubare w'abashyitsi ari ibisanzwe mu birori binini, iyo amafunguro amaze gutegurwa no gutangwa ibiciro byabyo biba bidashobora kugabanywa cyangwa se guhakanwa, bigomba kwishyurwa uko biri. Iyi hoteli isoza ivuga ko ibyo abitabiriye ibi birori na ba nyirabyo banditse bisa nko kwirengagiza cyangwa se kugoreka ukuri kugira ngo batishyura aya mafaranga y'abashyitsi yarenzeho. Isaba kwishyurwa miliyoni 3,170 n'amafaranga 790 y'u Rwanda y'ibiribwa n'ibinyobwa byatanzwe ku itariki ya 3 Nyakanga na miliyoni 1,898 n'amafaranga 160 y'u Rwanda y'abashyitsi 48 barenzeho ku itariki ya 4 Nyakanga, yose angana na miliyoni 5,380 n'amafaranga 950 y'u Rwanda. Iyi baruwa isoza igira iti turahamya ko ibyari byumvikanweho bigomba kubahirizwa. Nimutishyura aya mafaranga yose vuba bidatinze tuzafata inzira y'amategeko kugira ngo tuyasubizwe. RDB rero yinjiye muri iki kibazo nyuma yo kubona ubutumwa bwa Josephine Queen. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwahise rwandika ubutumwa rumusubiza kuri X ruvuga ko rugiye gukurikirana iki kibazo. Ubutumwa bugira buti mwiriwe neza Josephine Queen, tubabajwe cyane n'ibyo mwahuye nabyo. Twabamenyeshaga ko RDB iri gukurikirana iki kibazo kugira ngo gikemurwe mu buryo bukwiye kandi hafatwe n'ingamba ziboneye. Turabashimira ko mwatubwiye ibibabaje mwahuye nabyo. PSF nawe yavuze, ni umuyobozi w'ishami rishinzwe ubukerarugendo mu rugaga rw'abayikorera mu Rwanda PSF, Habineza Edison, yavuze ko ikibazo cy'ibyabereye muri Chateau Marara cyageze kuri uru rwego kandi bari kugikurikiranira hafi. Yagize ati iki kibazo cyatugezeho twatangiye kugikurikirana, tubavugishije ba nyiri iyi hoteli, twabavugishije
turashaka kujya kubareba tukareba koko ibyo bintu abo bantu bavuze, uburyo bakiriwe igihe bagereye, ibyo bari basabye byose ndetse na serivisi bahawe uko byagenze. Turareba inzira na serivisi byanyuzemo ngo bibe byagera kuri ruriya rwego, kandi twahanye umunsi wo kujyayo. Ati turi gushaka kuvugisha bariya bantu bakoreye ibirori hariya ngo baze tuganire twumve uruhande rwabo, kugira ngo nitujyayo tubashe kubahuza. Twihutiye kugira ngo tubashe guhuza impande zombi, kugira ngo ikibazo cyabo cyabaye tubafashe kugishakira umuti ndetse nikizongere gusubira. Yakomeje avuga ko nibasanga ibivugwa n'abakiriwe ari byo, bashobora gusubizwa amafaranga yabo cyangwa se bakaba basubira muri iriya hoteli bagahabwa serivisi batawe mu gihe babyemera. Ati twe duhagarara hagati ngo duhuze impande zombi ngo hatagira ubigenderamo. Akomeza avuga ko PSF ishobora gufata umwanzuro wo gusura iyi hoteli kuko ibyabaye biba byatumye isura y'ubukerarugendo mu Rwanda yangirika, ndetse hagatangwa amahugurwa kugira ngo ibyabaye bitazongera. Agaragaza kandi ko nubwo ibi byabaye bitavuze ko ubukerarugendo muri rusange mu Rwanda buhagaze nabi, kuko ku isi yose u Rwanda ruri mu bihugu biri mu myanya ya mbere mu kwakira abantu neza. Mugire ibihe byiza. Ni On Time TV, your channel, your choice, kandi like ukoresha, ntibagirwe no gukora subscribe.